twongeye kubasuhuza. Uyu ni umwanya rero tugiye kurebera hamwe ukuntu dushobora kuba twakora mayoneze. Nk'uko bigaragara hano ku kibaho, make homemade mayonnaise. Ni ukuvuga ngo tugiye kwigisha abantu ukuntu dushobora gukora mayoneze yo mu rugo, mayoneze yo kwirira twebwe mu rugo. Abantu benshi bumva ijambo mayoneze bakumva ni ibintu bikomeye, bakumva ni ibintu bihenze, ariko mayoneze nta birenze, nta gihenze kirimo. Mayoneze nawe ubwawe ushobora kuyikorera. Hari n'umuntu ugeze imyaka nka 20-40 atarabona mayoneze cyangwa se ataranayijyaho. Ibaze kuba ejo bundi njyewe ubwanjye naratunze umwana nkamubaza ese mayoneze uramuzi? Mayoneze urayizi? Yari umwana ukuze wiga mu mwaka wa 3 ndamubaza mayoneze urayizi? Umwana arangije arambwira ni mayoneze ntayizi. Ndamubaza ese wowe ubitekereza wumva ari iki? Nanjye arambwira ni mayoneze ntekereza ko dushobora kuba twayigereka ku bishyimbo. Urumva ni ibintu bitangaje bisekeje cyane ko umwana yavuga ngo mayoneze bayigereka ku bishyimbo. Mu giturage naho nza gutungura umuntu w'umugabo ndamubaza ndetse ikintu bita mayoneze ukiziho? Ati ntacyo nziho, ariko birashoboka kuba yaba ari kimwe mu bikoresho bya moto. Ngaho ntibaze nawe. Rero reka twigishe abanyarwanda ukuntu dushobora gukora mayoneze, cyangwa se tubabwire ngo mayoneze ni ikintu kiri simple, ni ikintu giciriritse nawe ubwawe ushobora kuba wakora ukoresheje ibikoresho byo mu rugo ufite iwawe. Nk'uko bigaragara hano rero kuri kino gishushanyo hari ibintu bigaragara ahantu hatari kugaragara. Aya mafoto ari kugaragaza ko aya ari amavuta asanzwe. Aya ni amavuta asanzwe. Hanyuma niwitegereza neza aya mafoto uraza kubona yuko ari amagi bamenaguye. Niwitegereza ahangaha uraza kubona yuko iyi foto ari indimu. Ahangaha rero bari bakoze mayoneze yakunze. Mu yandi magambo, mayoneze dushobora kwifashisha biriya ibintu turi kubona ku mafoto, haba amavuta, haba indimu, haba amagi, twarangiza tugakora mayoneze. Mu rugo iwacu tugira amagi, amavuta n'ibisanzwe twifashisha mu buzima bwa buri munsi duteka. Indimu ziraboneka, iyo indimu zitabonetse dushobora kwifashisha vinegere, twarangiza tugakora mayoneze. Rero ni kimwe mu bintu gishobora kongera ibyo kurya biryohe, ni bimwe mu bintu bishobora gutera apeti. Mayoneze irakunzwe, nta muntu nabonye uriye mayoneze bimunanira. Abantu benshi bategereje kujya kuri mayoneze, umwe wese yifuza kongera kurya mayoneze, cyane cyane abantu bifuza kuyirya ku muceri, ku birayi, ku ifiriti. Ya mayoneze bayishyira mu byo kurya byinshi bitandukanye. Tudatinze rero tugiye gutangira twerekane ukuntu dushobora gukora mayoneze. Twerekane ibikoresho twifashisha dukora mayoneze, niturangiza tunayikore, yewe tunayishyira no ku kurya. Turebe ko ibintu koko wavuga ni iyo mayoneze ari nka nyiriya mayoneze tugura mu isoko, ukumva ngo mayoneze ni 10,000, icupa ni 15. Oya, ndagira ngo ntihazagire umuntu wongera gufata amafaranga yiwe angana gutya 15, 19 agura mayoneze, ahubwo tujye tuzikorera twifashishije ibintu dufite mu rugo, hanyuma tubone ubuzima bwiza. Ndagira ngo nsabe umuntu umwe muri mwebwe anzanire ibyo bikoresho, twereke abanyarwanda, twereke abantu bari kureba bazabona iyi videwo ibikoresho twifashisha dukora mayoneze. Nk'uko bigaragara uyu ni umwuko. Uyu mwuko rero ikintu uradufasha mu kuvanga. Udafite umwuko ushobora kwifashisha akandi kantu uvanga ariko gafite isuku. Nk'uko bigaragara ahangaha aka ni agasafuriya. Agasafuriya rero ko karaza kudufasha n'ubundi ko turaza kumeneramo amagi, kuko turaza kwifashisha amagi dukora iyi mayoneze yacu. Biragaragara aya ni amagi. Aya ni amagi niyo araza kudufasha gukora mayoneze. Ntabwo rero iyo dukora mayoneze tumena igi bisanzwe ngo duhite dushyira hariya ngo tuze kuvanga ibyo byoya. Tuza kubimena neza, twarangiza tugakoresha umuhondo w'imbere, egg yolk mu rurimi rw'amahanga. Dukoresha umuhondo w'imbere gusa, ibindi byo ntabwo dukoresha, turabyirengagiza.
hanyuma nk'uko bigaragara nahita nzanira ifoka cyangwa se ikiyiko twerekane ko niba ari mu bisanzwe umuntu dukoresha mu rugo rwose mu bisanzwe. Mu gihe batarabizana iyi vinegere biragaragara, iyi ni vinegere. Vinegere nayo iradufasha. Vinegere irahendutse, agacupa kagura amafaranga 1000. Iyo udafite vinegere ushobora kwifashisha indimu duhinga mu rugo iwacu. Ziriya ndimu rero dusangamo citric acid, nta kibazo twazifashisha. Uyu rero nk'uko nabibabwiye ni umunyu usanzwe. Iyo ni umunyu usanzwe mu rugo dukoresha duteka. Hanyuma nk'uko bigaragara aha ngaha, aya ni amavuta ubwo twashyize muri iri cupa, ariko iyi ni nta mavuta asanzwe. Cooking oil mu rurimi rw'amahanga, aya ni amavuta asanzwe. Nzanira n'ibyo bikoresho bindi, hari amazi rero twayifashisha, yadufasha mu gukora. Ntabwo twakora mayoneze, ntabwo twatangira gukora mayoneze tutakarabye intoki. Birumvikana isuku niyo ya mbere, ahantu aho ari hose isuku ni iya mbere. Turabanza tukoga intoki zacu. Iyo umuntu afite amazi amfashe koza, byose barabizi bose bazagera mu Rwanda yo gukora mayoneze cyangwa se umuntu gukora mayoneze atakarabye intoki. Ubu turangije gukaraba intoki zacu. Sitepu ikurikiyeho ni iyo gufata bya bikoresho tukabikoresha. Hagira umuntu uza hano amfashe kumena aya magi, ndamuyobora mwereka ayamena kugira ngo ataza kuvamo. Hagira undi muntu usa, uyu nguyu ni umugurisha, hagira undi muntu uza amufashe kumena aya magi. Baza kwifashisha ifoka umene ayo magramena neza. Ikintu turakuramo ni umuhondo w'imbere wonyine, kuko niwo twifashisha umuhondo wonyine. Niyo mpamvu uri kubona ari kwimena yitonze atuje kugira ngo akuremo umuhondo wonyine. Aha ibindi bimena ahantu, ntabwo bimena hasi, bimena ahantu ku ruhande umuntu wateguye kugira ngo uze gusigarana umuhondo. Kuvuga ngo ikintu ari gushaka ni iki, ni umuhondo w'imbere wonyine. Ibindi urabona abimenye hehe, ku ruhande ahantu biteguye. Ntabwo bimena hasi cyangwa se mupfe kumena ahantu aho ari hose, muri rwa rwego rw'isuku. Nk'uko nababwiye isuku ni iya mbere. Iri ni rya kabiri rero ari kumena. Nk'uko nkomeje kubibabwira, abikora yitonze agira ngo umuhondo ari wasigarana wundi. Urabona ari gusigarana, kugerageza agasigarana umuhondo. Nzana amagi yandi aho ngaho, ari kugerageza agasigarana umuhondo wonyine. Ubwo amaze kuba amagi abiri, iri ngiri ari kumena irya gatatu. Turaza kwifashisha amagi 6. Ibi bintu ubikora witonze, utuje, nta puresha ugomba kuba ufite.
utuje cyane rwose kugira ngo bize kugenda neza. Irya gatatu ararimenye, agiye kumena irya kane. Amaze kuba amagi angahe? Ane. Ari kumena irya gatanu. Ibitari umuhondo w'igi byo tubishyira ku ruhande nk'uko bigaragara, tugasiga n'umuhondo. Amaze kuba amagi atanu, irindi ni umuhondo w'igi nk'uko bigaragara, ni irya gatandatu. Akoze kudufasha nk'uko mubireba aha ngaha rero, amagi ari umuhondo tukabikuramo tugasigarana wa muhondo w'imbere, niwo dukoresha. Hagiye gukurikiraho mu gukora mayoneze. Iyo tumaze kubona amagi yacu twayatunganyije, twebwe tuza kwifashisha nanone umunyu kugira ngo uze kongera uburyohe. Tugiye kwifashisha umunyu wacu muri iyi mayoneze tugiye gukora. Hagira umuntu aza amfashe ashyiremo umunyu, ushyiramo akunyu gake, ntabwo ukoresha umunyu mwinshi. Zana ikindi gikoresho, ntabwo ukoresha umunyu mwinshi. Ukoresha umunyu mwinshi ndabizi nyine, ni gufata ibyo kurya warenze igipimo cy'umunyu ukujya uryoheye muri mayoneze. Ushyiramo akunyu gake cyane, shyiramo ako ngako nta kibazo kuko karabaye. Muri kubibona tumaze gushyiramo umuhondo w'amagi ndetse n'iki n'umunyu, biragaragara. Hanyuma rero nari nababwiye ngo kwifashisha na vinegere. Iyo udafite vinegere ubigenza ute? Iyo udafite vinegere ubasha gukoresha indimu, ariko twebwe amahirwe vinegere turayifite. Nari nababwiye ngo vinegere ntabwo igize iki, ntabwo ihenze. Hagira umuntu uza adufashe ashyiremo vinegere, ndamubwira ibipimo bya vinegere arakoresha. Ibi bintu ni kugenda mbayobora kugira ngo namwe nimugera mu rugo aho mutaha mukore mayoneze, mukorere ababyeyi banyu mayoneze, mukorere bakuru banyu mayoneze, mukorere barumuna banyu mayoneze. Ugiye kubanza ushyiremo agafuniko kamwe ka vinegere. Iyi bari gusuka ni vinegere, agiye gusuka agafuniko kamwe agashyiramo. Ongera gusukira kandi agafuniko kamwe nanone, nta kibazo. Ntukuzuye neza, yego. Sukamo nabi, dushyizemo agafuniko bungahe, bubiri bwa vinegere. Ntabwo dufata vinegere ngo dupfe gusukamo nk'uko twasuka amazi aha. Usanga mukoresheje icupa yose ya vinegere, ukoresheje icupa yose ya vinegere, icyo vinegere yakora ni kugenda ikabishwanyaguza ikabica amazi. Umuntu ukoresha ibipimo nyabyo. Iyo urengeje ibipimo, intego yawe ntabwo uyigeraho. Niba ufite intego yo gukora mayoneze, ntabwo iyo ntego uyigeraho. Aha ngaha rero dufitemo amagi, umuhondo w'amagi, tukagiramo umunyu, tukagiramo na vinegere. Icyo tugiye gukora, tugiye gutangira kuvanga. Ubwenge dushobora kwifashisha agakoresho nko mu karere cyangwa se tukifashisha akandi kantu. Iyo tuvanga rero ntabwo dupfa kuvanga uko twiboneye, usanga urafashe uravanga cyangwa se ukoresha intoki zawe. Oya, ni ukuvuga ngo tuba dufite agakoresho gafite isuku twateguye, tukavanga kandi tuvanga mu cyerekezo kimwe. Urugero, niba turi kuvanga gutya, tugomba tuvange tujyana muri iki cyerekezo. Ntabwo turaza guhindura ngo tuhite tubigenza gutya. Hagira umuntu rero aza adufashe kuvanga ya vinegere. Nk'uko nabibabwiye, ndabona iki iri gukora, iri gufata wa muhondo w'amagi ko twawushyizemo ikabishwanyaguza. Mwese muri kubireba.
ubwo turamutse kandi mu mufuniko buri bwonyine twashizemo, ubwo turamutse twakoresheje nk'iri cupa ryuzuye byagenda bite? Byaba ari ibibazo. Dukoresha ibipimo bizima. Hagira umuntu uza hano adufashe kuvanga, arayavanga mu cyerekezo kimwe. Mu gihe bari kuvanga rero, ushobora kwibaza ni se amavuta yo turayakoresha ryari? Aya mavuta, iyi ni buto, ni amavuta yo guteka asanzwe. Ikintu araza kudufasha ni uko araza gutuma uriya muhondo w'amagi n'uko wabonye vinegere biciye biza gufata. Amavuta nayo turaza kuyakoresha mu mwanya muto, turaza kubivugiramo. Aha urekeye tugeze mu mwanya w'uko tugiye gukoresha uvange amagi ashire gerageza kuvanga umuhondo w'amagi ukagira iki ugashyiramo. Tugiye guhita dushyiramo amavuta, ariko turagerageza kuvanga umuhondo w'amagi wose ugashyiramo. Nanjye gushyiramo amavuta yo nsanze wa muhondo w'amagi ari bivanga. Kandi nurangiza wereke abantu aho ugeze kuvanga. Gerageza wereke abantu kugenda uvanga ukuntu bigenda bihinduka. Ugenda uvanga bigenda bihinduka, ugenda uvanga bigenda bihinduka. Mu gihe ari kuvanga rero ushobora gukoresha nibura ubufuniko 3 bw'amavuta. Ugafata ubufuniko 3 bw'amavuta ukabusukamo. Rekeyeho gato. Aya ni amavuta ndi gusukamo cooking oil, amavuta ukoresha mu buzima bwa buri munsi. Aya mavuta iwacu tuyasangayo mu rugo iwacu cyangwa se muri butike. Biba byiza rero iyo iyi mayonnaise yawe uyikoresheje amavuta y'ibihwagari. Aya mavuta ni amavuta asanzwe atari ay'ibihwagari, ariko biba byiza iyo ukoresheje mayonnaise amavuta y'ibihwagari. Nk'uko mubizi, iyo tugiye kugura mayonnaise ku masoko hari igihe twasanga Americans, twasanga mayonnaise isanzwe rwose. Biratandukana nyine bitewe n'ubwoko bw'amavuta wakoresheje. Gerageza rero wereke abantu nyuma yo gushyiramo amavuta bikagenda bite. Gerageza wereke abantu nyuma yo gushyiramo amavuta bikagenda bite. Hengeka gutya ubereke abantu. Ubu twamaze gushyiramo amavuta, twashyizemo ubufuniko 3 bw'amavuta. Muri kubona amavuta tukimara kuyashyiramo, tutarayashyiramo byari biciye amazi cyane, ariko ubufuniko 3 bw'amavuta dushize bugerageze gutuma ya magi yongera kwegerana. Murabizi vinegere yari yabiciye amazi. Ukavanga, hanyuma mu gihe uri kuvanga ugerageza kuguma usukamo amavuta gake gake. Ntabwo umenera muri mwe nuko waba uri gusuka amazi ahantu uhita umena. Mugerageza kugisuka mu gake. Ugiye gusukamo utuvuta duke duke ukomeza kuvanga. Nabibabwiye twibukiranye, nababwiye ngo iyo turi kuvanga tuvanga icyerekezo kimwe. Mu gihe bavanga rero ndababwira ko iyi mayonnaise ari mayonnaise nawe ubwawe nyuma yo kuyikorera iwanyu, nyuma yo kuyikorera barumuna bawe, nyuma yo kuyikorera famiye yawe, nyuma yo kujya mu kirori cyangwa ahantu habaye ubukwe ukabafasha ugakora mayonnaise. Iyo barajya muri icyo kirori cyangwa se muri ubwo bukwe ushobora no gukora mayonnaise yo kwigurisha. Ibi ni ibintu wowe ubwawe ushobora kuba wakora ukavana ibintu ndabikoze ngiye kwikoramo umushinga uyu munsi cyangwa ejo nzaba mbayeho neza, nzabona amafaranga avuye mu mushinga
natekerejeho gukora mayoneze. Ushaka kwifata muri nk'abantu nk'icumi na batanu ugakora kampani imwe yo gukora mayoneze, warangiza ukajya gukora mayoneze ugakorera amakwe mayoneze, bakajya babahamagara bakabaha komande yo kubakorera mayoneze. Ahantu habaye ibirori bakabahamagara bakabaha amakomande yo kubakorera mayoneze. Mu mahoteli bakabahamagara bakabaha komande yo kubakorera mayoneze, abakiriya baza bakajya. Ibi ni ibintu ushobora gukora bikaguteza imbere ejo cyangwa ejo hazaza hawe hakaba heza. Ongera wereke abantu ukuntu bimaze kuba nyuma yo gushyiramo ya mavuta. Gerageza uzunguze gutya ubereke gake gake. Reka tubongeremo andi mavuta. Nababwiye ngo uko ugenda uvanga ugenda wongeramo amavuta gake gake. Uko uvanga ugenda wongeramo amavuta. Nababwiye ngo aya mavuta atuma ariya magi na vinegere byegerana. Ni ahantu harimo abona mayoneze iciye amazi, usange iri wenda n'icupa ririmo mayoneze usange iciye amazi. Nujya kwishyira ku byo kurya usuka, murabizi mayoneze igomba kuba ifashe ku buryo ikuza mu icupa ikiyiko ugashyira ku byo kurya byawe. Niyo mpamvu tugomba gukora kugeza igihe ya magi yaracitse amazi, nyuma yo gushyiramo vinegere yongera akegerana. Ibi ni ibintu ukora utuje, ufite umwanya udahuka ngo mu minota 5 ndaba bisoje, mu minota 10 ndaba bisoje. Oya, ugomba kubifata umwanya utegura. Hari mfashe nangere muhure kubera yuko yanamaze. Ibi ndi gukora ni wowe uzabikora, nawe ugira ngo uzabikore. Nawe uri kubona iyi video gerageza fata amagi ugerageze, fate buto, fate vinegere nibura ufate indimu 3 uzabikora. Iyo dukoresheje indimu rero ntabwo duhita dufata ziriya ndimu ngo duhite dukamura na kiriya gishishwa cy'indimu. Dufata indimu tukabanza tukazihata cyangwa se tukazitonora neza, tukaza gukamura indimu. Uriya mutobe w'indimu tukawushyira ahantu runaka, akaba uza kugira iki dukoresha umutobe w'indimu, ntabwo dukoresha biriya bindi byo n'ibisigazwa. Nyiragahari urareba nyuma yo gushyiramo amavuta byahindutse, kugerageza kugenda bifata. Ubwo mayoneze yacu turi kugenda dusatira kuyikora. Gerageza ufate ari amavuta wongere usukiremo. Uko uvanga ugenda ushyiramo amavuta, ntabwo ufata amavuta ngo usukiremo rimwe, agiye kunyongereramo amavuta. Gerageza usuke nta kibazo, ariko usuke gake gake. Komeza. Kongeyemo andi mavuta, reka tuvange turebe ibibazo. Iyo uvanga babwiye kuvanga mu cyerekezo kimwe, ntabwo uvuga cyangwa ngo urambire usange n'iri kuvanga gutya ngo umuntu usubize inyuma yandi icyerekezo kimwe. Nyaboneka twigisha ukuntu twakora mayoneze. Gerageza nawe ubwawe aho uri mu rugo wikorere mayoneze. Ntabwo nkeneye umuntu uzongera gutanga ibihumbi 15 kugura mayoneze. Twigisha abanyarwanda, twigisha abavandimwe gukora mayoneze yo kwirira. Ugasanga amezi 3 amezi 4 arashize utariye mayoneze kandi wiyifuza. Twaye no gutafata amagi kuba woroye inkoko
iyo utoroye inkoko abaturage baba bayafite, iyo bari kugura amafaranga 150 ku isoko, gerageza kugura amagi 5, gerageza kugura buto suritiro y'icyabiri, nta kibazo yagufasha. Hanyuma wikorere mayoneze, ugaburire umuryango wawe unezerwe. Abana bajye ku ishuri bige bamenye ubwenge, bagende banezerewe, bajye ku ishuri bishimye, bige bamenye ubwenge, kubera ko bafite ubuzima bwiza. Nta buzima bwiza burya rero nta n'ubwenge. Ibi ni bimwe mu bintu bishobora gufasha umuryango wawe kugira ubuzima bwiza. Reka nongere mbereke nyuma yo gushyiramo ariya mavuta ukuntu byabaye. Tukimara gushyiramo amavuta byanga byakunda, wowe uri kubireba uri kubona ko biri kugenda bifata. Vayo ushyiremo andi mavuta, gerageza noneho ntukoreshe agafuniko usuke. Umwanya muto wabaye mayoneze, ndabizi mwese mwagize amatsiko gusengera kuba mayoneze. Iyi iraza kuba mayoneze rwose, tubanza dushyire mu byo kurya icya mbere twayikora isuku, ibyagiyemo byose twabibonye, nta kibazo yadutera. Umwanya aba yakwize yagarutse tukayishyira ku gihugu cyacu. Nimuza kureba muraza kubona higanjemo ibara ry'umuhondo cyane. Ni ukuvuga ngo mayoneze ihindura ibara bitewe n'uko wowe wabishatse, bitewe na kara cenja washyizemo, biterwa na food additives y'ibara wifuza. Niba ushaka mayoneze y'umweru nta kibazo, Louise agafasha kwigira umweru isa. Twongeremo andi mavuta, kugira ngo mbereke nyuma yo gukomeza kongeraho amavuta uko bimeze. Uko tugenda twongeramo amavuta niko mayoneze irushaho kugenda ifata. Niba ubibona mayoneze kugenda ifata, uko twongeramo amavuta mayoneze kugenda ifata. Ndabizi abantu benshi yamenye kubica n'uburyo umwanya bibasaganise yaza kwemera kuba mayoneze. None kugenda mbereka tugenda twongeramo amavuta yagiye gufata imitima yanyu. Ndabizi ntabwo kwizera ko yaza gukoreka, ntabwo kwizera ko umwanya tuba turi muri iyi. Muze kwicwa rero n'amerwe nta kibazo, nituyikora mwese turagereza. Muze kwicwa n'amerwe nubwo ndi kubigisha, ariko nta kibazo naza kuyisanga, cyangwa se nawe leta igenda
bitwara amasaha abiri utangiye ku kazi, saa sita muri ya minota yo kuruhuka kugira ngo usubire ku kazi ushobora gufata iminota 40 cyangwa se 30 ugahita ukora amayonezi. Hari n'umuriro utangiye kwisanga none nongere mbereke utangiye kuba mayonezi utangiye kwisiga. Kubona abantu bamwe batangiye kurabya indimi nta kibazo. Twongeremo andi mavuta, asha wongeremo andi mavuta. Shyiramo amavuta asuka nta kibazo, ongeramo amavuta nta kibazo. Ese wanjye mu gihugu ni ukuvuga ngo urakomeza ugakaraga kugeza igihe mayonezi ibaye. Mu mwanya rero tugiye gufata iyi mayonezi tumaze gukora tuyijyanire bamwe mu bakiriya naganije, tubona naragenganiza abantu barambwira ngo mbone mumara gukora iyo mayonezi yanyu muzayinzanire tuyigeho twumve ukuntu imeze, yewe tugerageze tunayihereza abakiriya bacu, kubera yuko mayonezi ahantu twajyaga tuyigura yajyaga iduhenda. Ni muri urwo rwego rero mu mwanya iyi mayonezi turayivana hano twayikoreye tukayijyanira abakiriya, yewe natwe tuzagerageza nembereyeyo mbasure nyigeho nanjye nsangire n'abakiriya baho kugira ngo barusheho kuyikunda. Ahubwo hano hepfo hari bare nziyo kandi ikora cyane, haza abantu benshi batandukanye, reka nyijyaneyo none ahangaha nyikibyibuka njye kuyamamaza. Bimeze neza nta kibazo. Ikarito se ndabizi nawe harimo mpamvu iki kirimo harimo ifi ubu nyine ngiye mu kazi kakazi kanjye kuko abakomande nyine niko ngiye hano harimo ifi.
ndetse iyi ni ifi cyangwa ni inzoka? oya bebe humura ntabyumva. oya humura nta kibazo iyi ni ifi ntabwo ari inzoka oya mfite ubwoba we mfite ubwoba. oya ariko humura ni inzoka ntabwo ari ifi ntabwo ari ifi. kandi mbona wagira ni inzoka. oya ni ifi turebe. ni runini burya ni ifi. uretse ukure neza ntabwo nafataho. babirebe do ko wagira ngo ni inzoka. oya ntabwo ari inzoka ni ifi ni za fi bita impamvu impamvu zituruka ku ijambo ry'Igiswahili impamvu ni imwe se cyangwa ni ifi? oya iyi ni ifi imwe aka ni akandi gato aya mafi rero urumva arahenda ariko aranaryoha nta n'amagufwa agira inyama zayo abantu bazikunda cyane iyo ushaka unazikoramo burushete. zananyibike rero. oya ese ntabwo ari inzoka. oya kandi ugize kurayizana ntabwo ari iyawe ariko usigaho ariko urabona gukunda inyama kwawe bimeze none se ubundi kuzanira icyo ni ikibazo. oya none kandi gikoze none se urababazwa n'iki iyi ni iy'abakiriya oya ni iy'abakiriya bisanzwe nk'uko bajya bamakomande ubundi bamaye komande urabona bafite bajya kubaza hano tugasangira ariko hagati aho ngaho tubanze nkubwire nanjye uzanza n'ibifunguro tuzukanye ifumbire mbona amafaranga nzayikuzanira nyine nari ndimo ngurane baba basore bajya baza tugasangira hano nibo bamaye iyi fi ngo nyibatunganyirize bashaka kuyirya ariko babanje bambaza niba ya mayonezi imwe n'igishaga gukora ihari tukimara kuyikora wari twarayikuzaniye wasanze imeze ute? nasanze imeze neza iracyahari gusa barayikunda noneho tumwe twigisha abantu gukora mayonezi ahubwo mushyiremo imbaraga urabizi ya mayonezi niyo y'umwimerere pe n'abakiriya icyiza cyabyo urumva wifashisha amagi aba ahari hano mu rugo cyangwa se amavuta ni buto ntabwo ihenda urabona noneho tekereza runo rufi rwatunganye noneho wabishyizeho kariya ka mayonezi nyine byaba binyomoye none se abakiriya bawe baragira hano nka ryari? abo yari ngiye kujya kuyitunganya sibyo ubwo iyo mayonezi nawe ntuze kunenguka nuraza aje kwishaka cyakora bari abatipe ni abantu banjye sibyo ko n'ubu nanjye nabaciye amafaranga make nabaciye 4,000 kuyitunganya ko baguheza oya ni abantu banjye turasangira babaciyemo 8 none se nibaza barajya bonyine turasangira mu mafaranga bakubwira inkuru oya turasangira nabo kandi nawe urajya nanjye muraho sibyo noneho nawe wajya kuramfasha kuyitunganya ndagafungurira iriya rezo wowe rega kano kazi tuzagakora nta kibazo ndabona bari kugira no kubigisha gutunganya ifi no kwanza nta bintu ntazanatoza cyane biranyomoye kabisa aho runo runtu uzi ko rwajya n'umuntu uru asa nabonye ko nari nati reba amenyo yarwo nufate ntabwo impamvu igira oya urufe ari ruzima ukarubona ushobora kwirukanka noneho sasa agende no kugira ubwoba rero wagira ngo ni uruyoka witinya nta kibazo biseke ibintu byacu uratinya ubwoba bw'abagore wagira ngo sinzi yakora kiri ubuntu wagira ni uruyoka nanjye muye narwo ushobora guhita nyaruka aka ni kagasura ese uzi ubu naho kagezera uzi amafaranga ubu ngubu kagura karenze 1,000 si nta kibazo cy'amafaranga kuri iriya hijana urarishyiraho ni kwigisha ukuntu tunganya impamvu bakamamba gato kuruta bakamesa iyi rero naho ari barimo do haza kuri kugira ubwoba
aho nta kibazo ubu njye natinya reka nubwo ngiye kugufasha ariko nubumenye ko n'abandi noneho rero ikintu ugiye asura ubundi waje kurutu cyaruturuka dore ko nigenje ubundi ngewe nari menyereye ya mafi ariko wagiye ugiye gushaka uretse uvuga ngo ngewe nari menyereye ya mafi nyine y'ingege irapiye ibi rero nubwo niyemeye reka abakiriya bawe bazaza babazaniye kitari oya ahubwo niyemeye ngo nzi kubitunganya ibi ngibi ariko ni ubwa mbere ndagihera hera urabukiki isoko oya ubundi kirazira guhakana ko udashoboye akazi none se wemeye ibintu noneho ukabikora nabi uragerageza bikanga wabigerageza nabatangira turebe ndabona amahirwe nagize barunawe barumutunganya maze ndaruhera hera cyangwa njye kutugusa bimeze ya abakiriya bashobora gucika se gukora ingiwa icyo barayitogosa cyangwa bayitanga ndafata hehe fata neza ariko wagira ngo urabona ko afashe abundi wamusi kandi nukomeza kumvuga uragenda ujya hehe nyine nafashe nkabakora ibyo ukora fata neza ariko urabona ko afashe dore fata gutya fasha gutya Nagiye akaboko. Nangatira none ubundi. Asa neza nyine. Isura buretse. Tayangiza tukayirira. Ngiye yuko yayiguze 20. Urabizi. Mamagare nuzamubaze. Nawe rero ugiye kubaza uko babagife. Oya buretse. Ugiye kubaza uko babagife. Oya buretse. Amagarira fotozi mubaze biravanye kwakira abakiriya ugabanya ubwo bugambo bwawe udashinga wagira ngo ntinuze kandi ngewe ahubwo wagira ngo by'abagore ni ugukora n'induru yo nyine none se amafaranga niyo y'ingenzi ziba aho ngaho rero ziba aho ngaho fata umuti cyangwa by'ingenzi bidacamura wasanga yishyize ku muriro ariko wawe ako se byo kubaga gutya utunganya ifi n'igira mu kazi kanjye ngufashe tuzi ariko tutangiza ibintu by'abandi reka mpamagare bambwire ukuntu ibintu bikorwa akazi umuntu w'umugabo ungana nawe akazi kwiba bagi umugabo ni so byumvuze birumvikana karirata wagira ngo byumvuze birumvikana rega ndavuga ngufashe uretse mpamagare umuntu ubundi mubaze ariho gafotozi meze neza nta kibazo aho urabizi ibintu byose biba binyomoye buri gihe ngewe ibintu biba binyomoye cyumweru ni neza dogiteri karifiye bambata mwana ibintu ngewe iwanjye nta kibazo ni amahoro oya mwana hajya hari ikintu cyangwa kubaza hajya iyo bagiye kubaga ya mamba bayihera he oya ni abakira nyine bayimaye nanjye sinababwira ko ntabizi n'ubundi nari nsanzwe umenyereye ya mafi ya terapiya ubundi nk'ibi ngibi rero hoteli nakoragamo iyo babizanaga ni ukuvuga ngo babizanaga bitunganyije njye nkakora akazi ko kubotsa cyangwa se kubinyuza mu mavuta none bakimaye kidatunganyije nanjye kwa kwihagararaho kwanjye mpita mbavuga ko mbizi nyikate se nyisature kizamutse mere mu bimbwire neza nta kibazo urabazi bari barubaze bakuyemo ibyo mu nda nta kibazo ngende nshimburamo ibice ibikimba urakoze mwaka kabikore naho ubundi nari nsebye sawa mushuti wa
nta kibazo uzaze nkugurira agacupa naribi ni ikiraka ngiye gukuraho ibihumbi nka 3 naribi sawa none harabindi niba nta n'ikintu wari uzi urabizi ugiye ngo wari usebye ni wongera kuzana ubwo bugambo wowe gafate neza kandi ndagukubita icyuma kako ndafata reka mfatisha amaboko abiri kako icyuma ko tudafata cyuma se si kwa kundi wajya mubicyaza ku majipo yanyu amajipo bayacyaza y'ibyuma amajipo onese ubundi imihoro ni iy'abagabo ibikoresho byo mu rugo nk'ibyuma ni abagore bagomba kumenya koresha ibyo bigomba gukora baga ako si ibintu byo bakubwiye gukora yewe ga ndebera umuhoro yewe uzi ko uri kunsetsa uri kuyirya ari mbisi ariko babaga ibintu by'umuye ariko se ko washatse kuyirya ba nyirayo batabaza iki ngiki ndakibahisha ntabwo wayisha abakiriya shyira ahangaha niyo abakiriya uvuga ko bayivuze ngo uyiva bagiye nta kibazo niba bakubaza umutwe uriho urababwira ko ari none reka muri uno utari umutwe ariko oya ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza kurura cyane kwiga kurura cyane rero ahangaha inda nawe ugira amaboko wagira ngo ni imirisho ubundi iyo mirisho yawe ari byanyu n'ibyo kubona mutanga amacupa gusa urabona ntari kugerageza noneho rero uru ruboro kurushyiraho iriya mayoneze uzi ukuntu ngiye kubigenza ngiye kurutunganya mu mwanya ndarukubita ikirungo ndarukubita ewana ruba ruguhumura bya danje nanjye niyo mpamvu nababwiye ngo murama kwiyemeza mfunge uzi runo ruboro ruriho ikirungo cya kindi cyongera nkora noneho hariho ka tungurusumu biri guhumura bya danje nanjye niyo mpamvu nababwiye ngo murama yewe ga yewe wagabanya umururu gabanya umururu wumva nta kibazo aho ndimo mubwira rero urumva ikintu kugishyiraho ya mayoneze washyizeho cya kirungo urumva noneho urakumva neza ugashyiraho noneho na ka numva niba ngo ugashyiraho na ka tungurusumu urumva kiri guhumura abantu ibintu biba bimeze neza cyane mu mwanya hano haraba haje abakiriya benshi rero dutangira kugitunganya kigahumura nagiteka arakata kariya nawe ibyo ngibyo byitunganyiriza aya mafaranga ntabwo ndaguhaho dore ujya ukunda kuzana ubwo buzima bwawe none se ngewe niba baba bari kubigira ntabwo baraba bari kuguteza imbere niba baba bari kubirya ubu urabona wayibira bakagenda bataguze icupa nibagura ibyumbi 20 handitse 30 se ibira biri ziba banaho uwo mu fatanga hari kujya kuyakirira abakiriya fatanga ngo katireze akava mu byinzoga bamunzaga hano twaje dute tunganya imari y'abakiriya none se wakora none se ntago nabishobora fataho kanu kugira ngo kiri kunyerera sinaje mvuga ngo nje kwigisha dore kimbura gutya kandi kiri kunyerera abasinzi batangiye kuza bawe nyine ntukabita abasinzi
aba ni abakiriya b'imena. aha umukiriya n'uyu nguyu ugiye gukoresha ifi ndajya aba ni abakiriya b'imena. inzoga se ari abasinzi ahubwo ntiwongere no kutubuta abasinzi. murasa nk'abishoboye. yewe kakandi gatira sinabwo n'uvuga ibintu biraba binyomoye pe sinubeshye iki oya iyo ni fi y'abakiriya urayirya nyine ntanshyiraho ikimenyetso urayirya akuba ikindi mu mafi y'abana ntabwo murama reka nshyire ikimenyetso none se niba turaguha ibihiye turaguha ibibisi nyine reka nshyire ikimenyetso mbe nahita nyibona ntimbone iyo nayitanye nka nshyire ikimenyetso nkatiho gatoya ubundi noneho n'ubu uri kwitunganya uhita ubona ka kandi gatoya nakase ntishyira ku ruhande niyo nta n'ubuya mufashije se ntabwo ndi buryeho nta n'ubuya urabizi kano tukabahezeho urabyemera akana gasiriko ntabwo ndakishyura ubwo uranyishyura inyungu se none nayikura he none se njye sura igihumbi iyi ngiyi ibihumbi bibiri ubu nta kibazo wowe ugenda ujye kuyibika bya karitireye iriya karita ndafoto iyo ntakugira mbatsebye pe nari ndi mubwana iyo nagira agafoto zimbatsebye ubu ikintu kigiye gukurikiraho urabona gutunganya ifi wanabifashe umaze kumenya ukuntu ushobora kuyitunganya njyewe nari mbizi nubwo nihamagazaga nagira ngo ndebe ntabyo wari wose wibeshye nagira ngo ndebe umukunzi wanjye ntabyo wari uzi ukarinda guhamagara iminota yose iri guhamagara ngo gafotoze oya nagira ngo ndebe niba nkunda nyine niba arabimbwira ubu hahise umubwira ubu ibi ndabizi ibi ngibi namenye naratangira ubundi aya niyo mashuri ya mbere abagabo mukunda kwihagarara oya aya niyo mashuri navukanye aya niyo mashuri navukanye ibi ngibi oya kuva kera hose mu rugo twahoze turi abarobyi twararobaga ntabwo waba uri umurobyi rero ngo unanirwe cyangwa warakuze iwanyu baroba ngo unanirwe gutunganya ifi ahubwo wowe dore nabikubwiye dore ubu ngubu hano bari bayibazi iyo umaze kuroba ifi kubyumva iyo ari za zindi za tirapiya urabanza ukabiharura ugakuraho iki amagaragamba ndetse nyine reba ibyo mubwira kandi wari umuswa mu ishuri mwarimu yari gusobanura ugomba kumutega nanjye mba hano mba nabaye mwarimu mwarimu ingwa ziri hehe z'urukundo mva nyine mubwira koresha ingwa mbone kuri mwarimu wakuze no kwigisha koresha ingwa mbone kuri mwarimu ahangaha utuza mwigisha iyo ari ziriya fi za tirapiya ziba zifite amagaragamba uramanza ukagira gutya ukagira iki ukayahabwa ukayavana izi ngizo rero ni amagaragamba zigira iki zigira urayibaga wamara gukuramo ibyo mu nda yego ukayikatagura bimwe ntabibonye nabibonye iravuga ati yo gutunganya ifi iyo urangije ufata nk'iki ukagishyira mu ki mu mavuta yacamutse cyangwa se mu kintu ugakoresha aruya kandi ufite umururumba ngaho noneho ugenda ujye kubikora turebe ubizi se ubizi se nyine wowe urabizi uburyo nta n'ibyo nkuru gusa nyine untesheje umwanya ntakuwe ntigendere se tumuka ntabwo navuye noneho mugende nijya mwenyine sha nanjye ndahaguma biravuga ngo tujye kwitunganya zaragufashe nakagutwara inzoga ni iya mbere rero none se ntabwo uzirabura nyine ngo na yesu ni umunywanyi yatuburiye kandi bayi kuri aritari inzoga ni inzoga gutunganya isi uko nshaka kuyirya we ukajya kuyitunganya arega nafunze ntabwo uri kubonyumva cyangwa uri kwijijisha kandi bari kugeza hano ndinywera ngo tujye kugira iki no gutunganya iyi fi tuyirye umva nkungura inama inama z'abagore zihorera nyamaze inama yanjye ni ingenzi nta nama z'abagore wanze kunyumva wanze kunyura mu mubwira
hano umuntu asomewe aho wareka kumbangamira narubumbira inzoga urubumbira ifi nziza cyane noneho rero sasa genda ntwaza ikurire ntabwo ndashaka kumva uretse imwe kanazibara se ntabwo ndi wo mashuri ashyiraho njyana nawe igikoni hariya nze ntungane ariko banguke kubera ko ndi kuba nshaka kurya wihute ndavama n'ukuje ibintu biranyuze nabikoze nabisoje uvuye kubitunganya umva nabikoze ku buryo 1000 bari banyemereye bahita banyongera ikindi 1000 ibintu byose bimeze neza noneho biratukuye utazanye ngo turebe utazanye ngo ndebe uko wabitunganyije reka mubwize ukuri aho komereza agasuko kanjye niwe ngewe ndakubwiye ngo ibintu byose bimeze neza reka mubwize ukuri hano hamwe njye komande ngorera abantu ku bintu dukora neza ngewe tubabakira baza meza agasuko kanjye niwe dore uhaye wasanga wihagana no gushyiraho ikirungo ibintu nabikoze neza biranyomoye umva nubibona nawe ikibazo ni uko urabibona ugashaka kurya ibyo kurya by'abakiriya oya ndabijyamo niba ari ibyo reka mbibiretse urajya kuzana turebe cyangwa njyewe kubizanira wapi njyewe mwabitunganyije cyangwa se uko nabitunganyije kandi biranyomoye bimeze neza pe ndikubyemera ariko ntabwo babitunganyije neza ntarabibona icyo ushaka se ni nshaka kubanza kubireba mbese ugatinagira utya ushobora ahubwo wowe genda uzane ya mayoneze ibindi byo biratunganyije ntibiyizane nayo ntibiyizane ku gasahani bizane ku gasahani uzane n'ikintu biriya bintu nakoze sha umva ahubwo barahita banyongera 1000 pe nta handi hantu bazongera kujya ni hano gusa buri yoroheje amazi bawe ibintu biranyomoye bimeze neza cyane uzana ku kamayoneze ahubwo nanjye nayizanye nakubwiye ko nayikubikiye iyi ni ya mayoneze mbona ukuvuga ngo iyi mayoneze iyi mayoneze abakiriya barayikunze oya none se njye iyi mayoneze nta kibazo ni amagi ni amavuta na vinegere cyangwa se indimu uri kubyumva oya barayikunze akenshi akunda kuza kurya noneho ikintu kinezeza ni uko abantu nigishije kuyikora mereye ku banyeshuri nigishije gukora mayoneze iyo muhuye n'ababyeyi babo bose bahangura mu ntoki bose baranshima baravuga ngo nabigisha ibintu byiza ngo nigisha abana gukora mayoneze ngo ubundi bumvaga ngo mayoneze ngo none ngo bagiye kubona babona abana babo mu ngo zabo ngo bakore mayoneze ubundi nka amagi barayagurishaga gusa noneho ngo batekereza mayoneze bakumva ngo irahenze ngo 15 20 none ngo basigaye bazikorera mu rugo iwabo ikintu cya mbere cyanesheje ikindi cyanesheje ni uko namwe twayigurishije abakiriya baza hano iyo mubashiriye ku makomande bafashe bayikunda nicyo kintu noneho cyanesheje nizere ko buri umwe wese ubu ngubu buri wese oya mayoneze barayikunda abakiriya barayikunda noneho nawe jya ugerageza ubaganize urumva nabo ubwabo mu ngo zabo bajye bayikora ko gerageza ariko ngendagerageza gushakira n'abandi bakiriya ahubwo mu bya mayoneze ujye kuzana iki yakomande se wowe ariko banzinze nkuko ndikubwira uko yashize mu wagira ngo wamaye mu ivide ripfumutse oya reba neza ni rizima reba neza katwumva wagira ngo nangwaga ugira gutya ibindi bimanuka agiye wahirekera baturi gutunganya cyangwa wayinyweye abizi mbo ubwo rero iyi ni mayoneze igizwe n'amagi ndetse na vinegere cyangwa se ugakoresha indimu hanyuma ukaza kwifashisha amavuta ibintu bikaba binyomoye nawe ushobora kwikora mayoneze wowe uri kureba iyi video mu rugo iwawe ari amagi wajya kugurisha ari amavuta aba mu rugo ukoresha uteka wabyifashisha ugakora mayoneze yawe ugaheza abana bakirira bakamererwa neza ahubwo rero geruzane na bya byo kurya ngo geruzane na bya byo kurya urumva nabitunganyije bimeze neza
gusa nabyo biri hano bamamaga bambwira yuko bari hafi kuhagera bari hafi kuhagera ubundi ibintu byose tubitunganye ubu bibitse hariya hafi reka bituzane shana bizi umurumba udakoramo abantu ndabazi sha nabizanye rero nyine wowe manzi utereka hano urebe ibyo byonyine umpa amanota cyangwa se unenge bigira inzira umpa amanota cyangwa yanyine ntabwo ibintu bimeze neza do nabibonye ndatangaye do ibintu oya bamwe byo kurya by'abakira ariko utabitoka mfateho ndende ariko vaho ese wowe kuri gufataho umva uraka mu gucuba nyine buretse mubwire mbese ushaka iki nyuma y'agatatu narume none se utangiye kurya ibyo kurya by'abakiriya nakubwiye none reba hano reba humura reba hano none umenye ko karo kabaye rero do basanga twanabamenyeho ubwo se tumenyeho nyinshi ibyo kurya binameze neza wamunganira uburyo naho ibyo kurya by'abakiriya ibyo kurya ni iby'abakiriya wapi uretse mbere n'uko kameneza ku bihugu bya mbere kameneza kameneza ku bihugu bya mbere uretse ni n'abakiriya nawe nyine nibaza ngenda hera kuri iyi nini uretse twumve ku bintu bya mbere ndaguha nyine hose siga haguze kariya ibintu by'abakiriya ageze kanumbe nyine azavamo njyewe igirayo ariko reka mubwire urumva tudakumvikana asa niba urababwira ngo twumve ugiye kubyimana nabo barabaze tuzane uko batubona ntabwo mpamvu umunsi mwagiye gahinda reka mubwire sibyo nimba mubwire ibyo ni iby'abakiriya ni komande bampaye uretse mubwire nyine reka tubyirire cyangwa tubyirire nibankarana uretse nibankarana numva ngenda babwira ngo uretse ndabona ibintu nabikoze njya hano mu nzu nsubiyeyo abaduhemutse ababyeyi ariko araza najya cyangwa twiriye reka tubige nibakara turabona tuzabibishura nange ibyo kubijya ndabona ngo gukora komande yananiye shyiraho ngo urukuntinza ibyo kubijya ndi kubyumva vuba azi ko ari njye barakarana bahaye n'uzu ndagufasha noneho ndagufasha ngiye kukukurana ndajya nkukoreramo yarankorera shyiranga njye navuze ko ndari iki ngiki kinini reka narebe tuza noneho tubige sakindi zabyara ikindi sigaho mayoneze rero n'ubundi sakindi zabyara ikindi nitereke uretse gato nzishyiraho mayoneze siga aho ngira ngo ndagiye turabijya ubundi iby'abakiriya se wavuga ni ko nibanza ari abakiriya ubundi sakindi zabyara ikindi ntabwo bazagaruka pe oya bazagaruka bagaruka batagaruka se turasiga neza nyine naho ngaho ubundi reka ngwiri wayibonye ubundi nibantu urijya n'ubundi umva uretse gato nta kibazo iyi mayoneze nitwe twayikoreye oya mayoneze yo ndayizi umva iyo ntabwo uretse wabeshe gato reka twamagane uramuje amaze yiriye oya ntabwo umuruma reka twamagane uramuje amaze yiriye umuruma utumuha umuruma uturamuha n'iki kintu kimwe n'ikimana ubundi oya mubwire nta kibazo kurya birahari ufite gahunda mbere wateka imyaka abandi rero uyatakiye hasi ubundi wagabanya umururu kwanza ugiye ngende kuyaga amazi arambwire iyi mayoneze ukuntu ari kuyumva urerekesha urimo urafatura mu maso ni icyo ushaka kubanza gufatura kwita
yewe cyo nshaka no kugira ngo nawe abanza abwire iyo mayoneze ari kuyumva byonyine natwe ntange nyine twumva natore uva muri abo tipe rero ubundi nari mbwiye nazariye ariko ntabwiye tugiye kutaca ari ibihugu ugabanya muri urumva akabanya ariko se ugabanya muri urumva ibyo kurya si tugiye kandi watuma basanga tutaranayo muri urumva urya ariko tuzi njyewe nakubwira ngo ndajya ngukoreramo ndakugenera Imana ishimwe urakaye none se kurakara kwawe ntabwo wabyivuma ngo ni kwenda ngo ntabwo iyo umuntu